we muzanira ikintu cyo kurya sibyo se mbere vuba wamubonye umudamu wacu aba yitonze abatuje kabisa ariko oye karagataye niko nkunda urumva hanyuma rero mu byo ndakubwiraga iyo nsanze rero mu mirire bameze neza batazajya bafata uriya mafaranga nabahaye akamenya guteka baga umubyeyi uzari by'abana uzanye ibyuka buri mushyitsi ni umushoramari ukomeye uyu ese hari ikibazo hari ikibazo hari icyo bitwaye ese ni ibingibi wateguye cyane ni ibinateguye focus yigaragaje ni nk'icyo aho akabumbuza none ku ishuri se ayi wewe ntabwo uskutu kandi abantu benshi hari icyo gatwaye muyo uretse gato ndaho Jesus! Mtu mugabo kawe kujya kabunga ukajya ukamanyira ugakomera amakaroni ukunda amakaroni ko kunywa amazi bamwe abana bose reka amafaranga yanjye biba bibaye ugiye kumuganiriza kuvuga ngo ukuntu bisanzwe bimeze nasanze ngo yagiye asanga kuri busheri inyama zashize urumva asanga umuceri mu mufuka kwa kundi nyine ubiza bazamu mudamu watura nuko natwe kubwira aratwite nuko nanutse tutayi tuyibona yego ntabwo imirire myiza navuze ngo nuko ngo iwariye inyama nibyo rwose imitegurire yabyo imitegurire reka ngira utunganya bigeze heza ahubwo ni transferi umuntu araguha nimero ya momo cyangwa tutaragera uzi kuko aribwo ndi gutangira kurya ngize ko waje kare birya vuba babona ku cyane ubu nje muri kuri telefone ndagangarutse nsanga bidahari ese madam muri kumbonamo inkoko wari utangiye nari mbonye bitangiye ubu ni bwo wari utangiye 90% ry'akawunga bitari igenda ubwo wari ugitangira nyine ukuvuga uriya mada wajya ukazana ibiryo by'umukitso ukazana ibiryo bizima uzanya mu byo ari byose zabonetse bose uzanya mu byo ari byose zabonetse Jesus! mada bitese Jesus! no mu bundi buzima ntuzifuze guhura nanjye wajya ureka gukina amafaranga atari ayawe wumva umuntu mutabura akaguhanya koko ndamumena